neza nshuti zanjye bakunzi b'inshuti y'Igikoni TV. Kuri uyu munsi rero nejejwe no kongera kubana namwe, ndizera aho muri mumeze neza, nanjye meze neza cyane pe. Ndashima umwami umuremyi w'isi n'ijuru. Ndizera rero namwe mumeze neza, kandi abatameze neza no kuri ndabakomeje muhumure, muraza kumera neza. Kuri uyu munsi rero tugeze hano mu gikoni. Mu gikoni tugiye guteka igikoma kuko n'amafunguro y'umunsi. Twageze mu gikoni rero ubu tugiye gukora igikoma. Rero ibi ni ibikoresho niteguye byo guteka igikoma kugira ngo twirirwe tumeze neza. Yo ni amazi ndi gusuka muri iyo jage, hanyuma ndifashisha n'aka kafuwe kugira ngo mbikoroge binoge neza kugira ngo hatazamo ibibumbe. Hanyuma rero ndifashisha iyi rushi yenda teka igikoma cyanjye nkoresheje ibipimo. Yego, rero ngiye gupima ikirushe cya mbere, ndashyiramo icya kabiri, ndashyiramo n'ikirushe cya gatatu. Yego, ibyo rero ibyo ngibyo ni ibikoresho, nicyo gipimo cyanjye nkoresha mu gihe ndi gukora igikoma. Hanyuma rero reka tuyikoroge ibanze inoge cyane, kuko iyo inoze cyane bifasha iki? Bifasha ko hatazamo bya bibumbe bibangama mu gihe uri kunywa igikoma. Ariko ndizera ko mumeze neza pe. Ndabakunda kuko namwe murankunda. Hanyuma rero iyi fu ndi gukoroga ngewe ivanze n'isukari, kubera ko ntabwo nkunda isukari mbisi cyane, ko ngewe mba ndi gutegurira umwana, mba ndi gutegura igikoma. Twese tuba turi bugikoresheho, abagishoboye nta kintu kiba gitwaye igikoma rwose. Ariko cyane cyane nkibanda ku mwana, yenda we mukuru wanayishyiramo ari mbisi ariko ntukabikunde. Gusa bijya bitubaho tukayinywa rimwe na rimwe ahantu runaka, ariko mu rugo rwawe, mu rugo iwanyu, ujye ubanza wivange mu gihe utetse. naho utayivanga n'ifu nta kibazo, ariko mu gihe utetse igikoma cyawe cyangwa icyayi cyawe, utekana n'isukari kugira ngo uyinywe yahiye. Nubwo n'ubundi byose ari kimwe, uba unyweye isukari ariko si kimwe cyane. Imbisi nanone n'ihiye biratandukanye pe. Hanyuma rero iri funguro rya mu gitondo rijya rituma umuntu agubwa neza. Bifashe rwose igikoma. Usanga hari abantu benshi badakunda kunywa igikoma, ugasanga bagihariye abagore n'abana, ariko ntabwo ari byiza pe. Nihangana, sinzi akantu kaba afite mu muhogo kaba kambangamiye. Hanyuma rero ntabwo igikoma rwose ari icy'abagore n'abana cyangwa se abana gusa, kuko n'iyo umuntu mukuru afashe iri funguro akirirwa mu kazi yirirwa ameze neza. Hanyuma rero ifu yanjye yanoze, ubu hasigaye ngiye kuyishyira mu mazi nayo nabijije yahiye. Yego, iki gikorwa nagitangiye rwose nakiteguye. Icyiza rero iyo wateguye ibintu ntabwo bikugora, ibyo bita mise en place ntabwo biba bikugoye, ibindi byose bigenda byihuta rwose. Amazi nateguye yo gukora igikoma yahiye. Noneho ubwo yahiye ngiye kubanza nyagabanye, yego, kugira ngo nze kubona ayo nza kongeramo amazi ahiye, nibyo byiza. Hanyuma rero mpite nzana ya fu yanjye nakoroze yanoze, hanyuma nteke igikoma kimeze neza. Aha mwabibonye ni gutyo. Hanyuma kuko ifu yasigayemo ahangaha ntabwo ndi buyimene, igihe nari ndi gukoroga nyine yicometse hasi, ndongeramo ya mazi nateguye ashyushye, hanyuma nyasukira muri cya gikoma nateguye ndi gushigisha. Yego, ni gutya pe. Hanyuma rero nshigishe
igikoma gishyushye ku buryo rwose. Hanyuma rero iyi fu ngewe niyo niteguriye ndayizi neza, nakoresheje ingano, nkoresha uburo, nkoresha ibigori, soya idakaranze mbisi, nkoresha amasaka n'ibigori nyine nabivuze, ngira ngo ni uruvange rw'ibinyampeke bitandukanye. Ubwo rero usabwa guteka iki gikoma kigashya cyane. Ibi ngibi biba bitandukanye n'uko wateka igikoma cy'amasaka gusa. Igikoma cy'amasaka gusa ntabwo gitinda cyane, kuko cyo rwose ntabwo kijya gitera ingaruka cyane, urakireka nyine kigatogota, ariko biba bitandukanye no guteka iki ngiki. Iki ngiki ukanongeramo y'amazi kugira ngo ye gukomeza bitaza kumfatana, kandi biba biri byiza yuko amazi uyongereramo rimwe kugira ngo ukomeze ugenda wongeramo oya, ibyo kugenda wongeramo ni nk'uko nabibasobanuriye ku bijyanye n'ibyo kurya. Ntukagende wongera amazi mu byo kurya uri gutuma bitayura, ahubwo shyiriramo amazi rimwe kugira ngo nyine bihire rimwe, nibyo byiza. Ikindi kandi nari ndimo mbabwira nyine yuko ifu iyo ivanze ntabwo umwanya ubiteka ari nk'uwo wateka igikoma cy'amasaka cyonyine. Amasaka rwose ari mu bintu byoroha cyane mu guteka igikoma, ariko iyo washyizemo uruvangavange rw'ibinyampeke bigusaba ngo uteke igikoma gishye, gitogote, cyongere gitogote ku buryo uvuga uti pe nagihaye umwanya, cyahiye neza. Kandi ikindi cyo ngiho, kuko igikoma cyanjye kivanze n'isukari, kiraza gushya gihiriye rimwe ku buryo rwose ndi buvuge nti nanjye igikoma cyanjye ndakizeye ko cyahiye rwose. Hanyuma rero ndi kubona, kubera ko ngewe ndi kubona ko gishobora kuza gushya kitagize, nkomeje kugira gutya byaza kuza kongeramo amazi nyuma, kandi ntabwo ari byiza. Nabwiye ko ibyiza rukongeramo amazi, kuyashyiriramo rimwe kugira ngo bihire rimwe. Ibi ntuze ntekereza ko bishoboka, noneho birashoboka. Nawe iyo uri kugushigisha cyangwa utetse uba ubona ibipimo by'amazi wakoresha, kuko uko kigenda gitogota niko kigenda kinakama, kinongera kiyegeranya. Ushyizemo amazi rero ntacyo biba bitwaye, ukirinda gukabya. Rero njyewe niyo ndi guteka narabibabwiye, nkunda kugenda mpfundikira, ariko nubwo ngiye gupfundikira binsaba nanone umwanya wo kukiba hafi kugira ngo kitaza kubirira mu ziko, kuko iyo utushije gatoya nyine ukigira mu yindi mirimo usanga cyabiriye mu ziko. Ubwo rero reka dupfundikire, tureke kibanze gishye gitogote ku buryo ubona ko rwose igikoma cyawe cyahiye. Reka mbikore rero mbe mpfundikiye. Hanyuma rero nyine mba mpfunduye gake gake kugira ngo akenshi na kenshi mushobora gusanga yenda amaze gupfundura. Impamvu mbikora ni ukubera iki? Ni uko iyo upfunduye kamera itunzeho, kenshi na kenshi icyuka gihita kizamukiramo ugasanga bigiye kubangama. Ariko urabona ko rero igikoma ukuntu kiri gutogota. Iyo igikoma kiri gutogota gutya rwose nawe ubwawe uvuga uti ifunguro ryanjye nditeguranye isuku, nditeguye uko nshaka, ku buryo n'iyo umwana agiye kunywa igikoma utagira impungenge ngo wibaze uti ese iki gikoma kirahiye ntigihiye, ese wowe ugiye kukinywa kirahiye. Hari igihe usanga amafunguro yacu twayafashe nabi, ugasanga natwe umunsi wacu ubaye mubi. Sinzi nimba namwe bijya bibabaho, wafata nk'ikintu kidatunganyije neza ukirirwa mu nda wumva harimo muvoma zitandukanye. Ahandi twajyaga ukagira ngo ni inzoka ziri kwirukanka mu nda, waba uri kumwe n'abantu mana we, umva ukahasebera pe, ukajya kumva biri guhumahuma. Ariko birya biba byatewe n'ifunguro wafashe ridatunganyije. Iyo ifunguro ryawe riteguye neza nta kibazo pe, ugubwa neza. Noneho rero
bakunzi banjye, bagenzi banjye, mureke mbabwire icyiza cy'igikoma. Erega igikoma urumva harimo uburo, harimo ingano, harimo ibintu biruhura mu bwonko, biruhura mu mutwe. Iyo unyweye igikoma ni ukuri uruhuka. Ibi binyampeke muzasome muzabireba, ni ifunguro riba ryujuje bifite intungamubiri zihagije, harimo kuruhura mu mutwe, bitera imbaraga, mbese byinshi cyane. Ntabwo ndi muganga, nta nubwo ndi mwarimu nanjye kubapfunyikira, ariko gusa mu kusoma nasanze igikoma ari cyiza cyane kubera ibi binyampeke biba birimo dukenera buri munsi mu buzima bwacu. Kandi munabizi ko n'ubundi se buriya hari umunsi bwakwira tudakoresheje ibinyampekera, sinzi nimba byapfa gukunda, keretse ni gake, kuko mu mugati uzasangamo ingano, kuri kawunga uzasangamo ibigori, mbese kenshi na kenshi dukoresha ibinyampeke. Urumva rero ko rwose ni ibintu bidufasha kugira imbaraga, gutekereza neza, ubuzima bwiza. Noneho umwana yagifasha agiye ku ishuri, iyo ugifashe ugiye mu kazi, umva wirirwa umeze neza cyane pe. Sinzi nimba ari njyewe bibaho gusa, ariko rwose njyewe ndagikoresha igikoma pe. Nawe rero nagukumbuza gukoresha igikoma, ariko ukuntu kiri gutogota. Ibi rero ni sawa, yo rwose uravuga uti igikoma cyanjye kiraza kuba kimeze neza. Ntabwo ndasoza n'ubundi nk'uko muri kubibona, ngiye kongera mpfundikire, nimara gupfundikira ndaza kongera igitete. Ntabwo kirashya ku bwanjye, oya ku bwanjye buriya ntabwo kirashya, ndacyakomeje. Murabona bya bindi mba mbabwira ko iyo igikoma iyo uri guteka biba bigenda kinatogota, ariko biba bigenda binakama, byose biba bishoboka. Nyuma rero igikoma cyanjye kiri kugera ku musozo wo gushya rwose. Ubu ngubu ndumva maze kukigirira icyizere yuko kimaze gushya. Ubu ngubu unyweye ntacyo byaba bitwaye rwose, ariko ubu ngubu nshigaje gupfundikira rimwe, ubundi nkahita nteruraho duhita tunywa. Urabona ko cyagiye kinafata, uribuka ko yanashyizemo amazi menshi, ariko cyagiye kiyegeranye ko gikama gifata. Hanyuma rero ukaba uzi ko ifunguro ryawe uriteguye neza cyane rwose. Ibi rero bikoze kubera iki? Kubera yuko hano ni mu gikoni nyine. Mu gikoni tugomba kwiga byose, tugomba gukora byose. Nimba utetse igikoma, niba hari uwo uzi uri ugufasha imirimo mu gihe cyo ari we ubasha guteka, mubwire mutiteka igikoma gitogote gishye kimere neza, ku buryo rwose unywa igikoma ukumva kimeze neza. Ikindi kikubwira ko burya n'igikoma kitahiye, uzi ko iyo ugishyize muri teremusi rimwe gishobora gucika amazi, yego. Ikindi gishobora kugenda ahubwo kiba ubugari, kigenda gikomera cyane. Kirya ni igihe igikoma cyawe haba hari ukuntu kitahiye neza, kuko iyo cyahiye neza uko gisutse niko kiguma kikamera. Ariko nusuka igikoma cyawe muri teremusi uzi ko gifashe, wajya kunywa ugasanga cyacitse amazi, ujye umenya ko igikoma cyawe kitahiye. Cyangwa se wajya gusuka igikoma ugasanga cyabaye nk'ubugari, cyagiye nyine gikomera, aho kugira ngo igisuku uko wagisanze ugasanga ahubwo cyabayemo ubugari, cyakomereyemo ukuntu. Nabwo ujye umenya ko burya harimo ikibazo ku gikoma cyawe watetse. Ni ngombwa nimba utetse igikoma uko ugishyize muri teremusi, kuba ari nako ugisuka, nibyo byiza. Rero igikoma cyanjye reka mpfundikire rimwe, ubundi duhite tujya ku meza pe. Yego, reka mba ariko mbikora n'ubundi. Igikoma cyacu rero twateguye cyahiye rwose, hasigaye tugiye gutegura ameza tunywe igikoma. Ni ukuvuga ngo rero ubu rwose nta gishyika afite cy'igikoma cyane ngo ntikimeze neza. Namwe mwabibonye ko gitetse umwanya pe, kandi kimeze neza, ndabyizeye. Uko kimeze uku nguku niko ndi bukinywe, niko kigomba gukomeza kikamera kugeza rwose gishize muri teremusi.
reka rwose ibintu byo guteka igikoma kigacika cyangwa kikaba ubugari, reka mutandukane nabyo rwose, nta reka ntabwo ibyo bintu ari byo. Gutya nibwo guteka igikoma kwa nyako, ukavuga uti nyweye igikoma kimeze neza cyahiye pe. Ni gutya rero njye nteka igikoma, ni gutya nagira ngo asangize. Ni uku nguku rwose, nawe urabibona ko cyahiye cyafashe kimeze neza cyane. Ubwo rero ubu kirahiye nyine, hasigaye ngiye gutegura ameza tujye ku meza. Yego rero tujye ku meza n'ubundi. Amafunguro yacu rero akaba arabonetse, ifunguro rya mu gitondo rimeze neza ryujuje intungamubiri. Hanyuma rero ibi mbikoze kugira ngo iyo uteguye amafunguro y'umunsi cyane cyane nk'aya ya mu gitondo, bibaye byiza wateguraho n'urubuto kugira ngo igifu kize kubona uko gikora neza, kuko urabona ibi ni ibinyampeke, iki ni ikinyampeke. Kugira ngo rero ufate umugati unyweshe igikoma, ibyo gusa ntabwo biba bihagije pe. Ariko iyo ushyizeho umuneke byiza cyane, kubera yuko umuneke uragenda ugahita utuma n'igifu gikora neza, ukirirwa umeze neza, umunsi wawe ukagenda neza. Hanyuma rero nyine umwana iyo yagiye afashe kuri bureba arushaho kwiga neza, kandi nawe iyo ugiye mu kazi wafasheho wirirwa umeze neza, ku buryo amafunguro ya saa sita ajya kugera umeze neza cyane. Umwana ku ishuri akajya kugera amasaha yo gufungura amwe ya saa sita, babandi birirwa ku ishuri akajya kugera umwana ameze neza nta kibazo afite mu gifu. Rero bakunzi banjye, inshuti zanjye, ndabakunda cyane, mba numva ashaka kubasangiza ibyiza byose mbashije kumenya. Hanyuma rero tubanye bwa mbere, ndakwinginze rwose ntugende udakanze kuri subscribe. Amahirwe rwose inshuti yanjye, nubona ikiganiro cyanjye kikunejeje uherereze n'abandi kandi kuri share, usige komenti, ndakwinginze kugira ngo na like ntuyibagirwe. Hanyuma rero ndabakunda, naho mu kiganiro cy'ubutaha aho tuzajya dukomeza kukurebera hamwe ibyiza by'igikoni, kuko aricyo kidutungiye ubuzima buri munsi ku munsi. Bye bye, ndabakunda.